iyi myenda sigaye ubonye nyikukanye ari bobo ariko abantu babindangaza ubuse babonaga koko nje ndayirebera izuba aragahita arayanika nanjye rero mba nayikubise kare reka bwo mba ngenda turagapira we noneho kiriya cyana ngo ni cyara kitamaye bitanu ntabwo nawe ugiha erega basigaye byararangaye nanjye ntabwo naje kwirirwa mbaramaze ya hano muri uyu mujyi ubona se njye nazatungwa n'iki ariko ibi bintu mba ndimo niba mfata umutwe bagahita bawugira nka capati bahondeye ku meza ariko sha nta muntu uzamfata shaba wowe se uramfata urinde wo kumfata urumva nabyaye ngo ntabwo nta nubwo wananyiyongoza nahita nanakwica ahubwo ikiriho reka nze ngende shaka uwo bita cyarakinishaka ndabizi kiba kirireze kirahita kihuta amafaranga inote zishyushye nanjye ndayahekenya uyu munsi nta nubwo baranyira ahubwo abafite n'ikindi ariko hari ahandi hantu tuze bari koza udukweto naho nibareba nabi namara kugura imyenda ndahitamo n'ucapuzi natwo ubundi mite nkubita mu gakapu mite ngoye ahubwo kangende noneho uwo ndaza guhura we na wese ahita nimugurisha kadumvikanyira baracyanze mirimo ariko uyu munsi dufite guhura pe kadungusi uyu munsi dufite guhura hagasiga ni imari zishyushye ari bobo ariko kadungusi wanjye pa bidira kamenya baramukunze taraboro buri munsi muri uyu mujyi wa Kigali ko yaba we mana nyagasani barafunze mushuti wanjye nabyifata mute ariko daha oya yararambiranye buri munsi ntanira boro nayo ndisubiza ariko amafaranga ndi nayo kofi pe yitushije gake nkabona afite bo ntabwo yane mana nyagasani boro ndabona ari nguriye mana nyagasani cyane ayataye yasibe ko mbona hetse akabaga ya burara afitemo imari pe ouais, yo, Raki. Yo, on est là pas de bourre, mais c'était. Mais ça n'est pas. Sana bana ari muherutse sha wadage. Wadage. Warumeze neza ari. Ya fresh. Mfite imari. So bizi imari zanjye nagahoraho. Narinzi ko bagufunze. Abantu urukumbuzi ni kwica imari. Urukumbuzi ni kwica imari. None. Warumeze ute? Narimeze neza ranka. Yari gukumbuye bro. Iminsi yari imaze kuba myinshi. Ubu naje rero hari ahantu nyuze. Baba bararangaye. Bana abanyatuye. Imari za uri kusimana. Batande. None wose uzini. Kira. Nuru cheke. Mantu urebe neza. Akabona krawi. Generalizada shawa cyana. Bawutonze ndakubwirira rimwe. Batanje. Kubita pore. Igitawuri. Wabonye? Ntabwo byatanje. Munsi ndagutamo. Niba igipira shawa muzinga. None tugiye kuvugana igiciro rero. Ubundi uhita nkubitana amafaranga uyitware no mwaka gakapu. Mukiriya no. Bro. Noneho amafaranga. Mufaranga rero. Ibihumbi bike kumvikana nangahe? Kumvikana. Iyo myenda ugiye kuma amafaranga 5,000. Ubwo naje nataguhenze mbona kantu kuvuvandimwe. Ngiye gufata amafaranga 1,000 urarya. Jibera kari mari mani. Igihombe nawe mani wahomenda. Igihombe wahomenda. Ngo pasira gucyari. Cyabiri barimo. Ndabona ko nyibye se wafatiranya gutyo kanye wa mani. Cyabiri mani. Aya mani nawe ushira mu gaciro. Akoreba uno mupira. Reba uno mupira. Reba iki cyangwa cyamugenga. Iri tatu. Wazayambara umwaka nta yindi myenda urahura. Ega buri wose
amafaranga jewe sekesa ko wabonye ibyo icyatanu urayarya cyatanu urabizi ngo ima ibyo bibiri rero mitenyigo yose nakakapunda kaguha haraho manyuze banitse baga ahubwo ndahita nyaguha ako wari umeze neza urabaza imeze neza ariko urukumbuzi yari rwose nanjye narinde kuvuga ati suvuga uramujama ngo niratinda mukura hiyo sinzi ko nubise duhuri tiko imana cyafunze defense abakobo ishamwa ingumbe nakamwenyu kawe nonuseka wo mubagiresha ebwe mama mwaragezeyo sha neza nanguzingire neza ubundu yankubiti fega aho hafi aho ngaho ugiye gutumura fega cyafo ubwo undebera handi hawe wamvuye kwamba agakweto ahantu nyuze bari kutwoza ndita nkukubita agakweto kadanje ndagushaka waroziti aho hantu cyane kitana ronziza Yesu hatari ipantaro nawe n'utaka kuzagira intambara no kuyikubitamo abako ati dore umwana kurangara kujya kujya muri byinshi kujya muri none ari nagoswe man kubera ukombozi byinshi amafaranga yose akiri byawe bro ubwo rero tuzagahuhuza bro